Okay guys, aka gace n'uwirirwa ubona kakuvuna ukoresha imbaraga nyinshi ngejo kazakure, ushobora kubyuka umunsi umwe mu gitondo ugasanga nta burenganzira ukigafiteho, biturutse kuba hari telefone watunze za 2018 2020 kubera ko wari utaramenya ko uzatunga cano ngo ushobore kuyirinda, ukaba warasizemo akayimeri kawe, binone ahangaha uyifite akaba ashobora kumanaginga cano yawe, yewe isaha n'isa akaba yanagukuraho wowe agasigara ari ufite iyo cano. Si ibyo gusa, kera hari ibintu twakoraga, ugafata amamashini yo ku ishuri ugakoramo login ya email yawe kugira ngo uyikoreshereze aga Facebook, bityo email yawe ikaba ikiriyo. Ni ukuvuga ngo umuntu wese wakoresha iyo mashini ashobora kuba afite access kuri chano yawe, noneho uko igenda ikura chano yawe ukazasanga umuntu arayigutwaye rwose pe, atari n'umuhaka, atari n'undi muntu wenda ubifitiye ubuhanga burenze, ahubwo wenda kuko ayisanze mu mashini cyangwa muri telefone wagurishije, bityo agahita gukuraho wowe ugasigarira aho ngaho, ibyo wavunikiye byose bikagupfira ubusa. Rero ni mureke nk'abantu bakurikira Gatari Fred mbere ku buryo abantu bose wabakuzaho ugasigara ari wewe wenyine umanaginga chano yawe na email yawe, wanazibwa chano yawe ikayibwa n'umuntu muzima cyangwa umuhaka wa muntu byafasha umwanya. Bityo ngiye kukwereka muri iyi video ukuntu wakuramo amatelefone yose n'amamashini yose arimo email yawe ugasigara ari wewe wenyine n'undi muntu wahaye uburenganzira mu managinga chano yawe. Ni ukuvuga ngo uyu munsi ntabwo wowe ukiri gufungura YouTube urumva bitakureba, no birakureba. Ni ukuvuga ngo aka gace nuraje urwane nako ukubake amanywa nijoro uruhe, ariko ejo uzabona umuntu agutwariye agacano rwose nta n'ubundi buhanga bigusabye, nta n'uburenganzira gusabye, usange nta n'ikimenyetso, usange wowe ubwawe ntugifiteho uburenganzira. Nujya gusaba code ngo login in ijye kuri uwo muntu, ibintu byose birangire bigiye kuri uwo muntu. Ndagira ngo rero umuntu wese ugiye kureba iyi video, yaba umushyashya yaba usanzwe akurikira Gatari Fred, ukurikira akantu ku kandi nkwereke ukuntu abandi bantu bose ubakuzaho ugasigara ari wewe wenyine managinga chano yawe, hanyuma ukazayibwa wenda n'umuntu w'umuhaka apana mayibobo cyangwa inyandagazi yaguze telefone yawe wakennye cyangwa se wagize gute, kuko bibaho kugurisha telefone. Reka rero tubanze twakira abantu bashyashya noneho mite ntangira mbereke, sibyo guys? We ni muri mushyashya ugeze kuri yicano, menya ko ari ibi twivugira. Icyambere ni amakuru, kora subscribe hano ufungura inzogera, iyi video itazajya gucika n'indi nkayo itazongera kugucika iturutse kuri YouTube channel. Noneho wowe usanzwe rero utubana buri munsi, uri umuntu w'umugabo, ibyo tumaze kugeraho niwe tubikesha, ndetse n'ibyo duteganya kugeraho umuntu wese wakoze subscribe niwe tubikesha. Reka dutangire mbereke. Ni ukuvuga ngo he no kwibwa channel n'umuntu utari umuhaka, he no kwibwa channel kuko yasigaye mu mashini cyangwa indi mail. Igihe cyose ukeka ko hari umuntu waba winjiye muri telefone yawe, ibi bintu uzahita ubikora. Niyo waba utamukeka tugiye gucekinga. Reka dutangire urebe. Ni ukuvuga ngo urafungura telefone yawe, uze hano muri email yawe, ufunguriye application ya email yawe, hanyuma hano uyifungure. Numara kuyifungura uzu kandi hano handitse, hano hari utu turongo dutatu two mu mpande y'iburyo, uscrollinge uze hano handitse settings, hano munsi tujyana akantu ku kandi, ukanda hano handitse settings, uraza uhitemo email wumva iriho channel yawe, email wafunguriyeho channel yawe kugira ngo uyirinde kurushaho. Izindi video zo gufungura recovery n'ibiki byose zirimo hano, turi kureba uburyo warinda ntuze yawe. Noneho ukande hano kuri email iriho channel yawe, numara kuyikanda iyi email urahita uzukanda hano handitse manage your Google account. Okay, uzukande hano handitse manage your Google account. Nukandaho gutya harahita izi options, hanyuma wowe urascrollinga hano ahanga urascrollinga ujyana ibumoso, tujyana akantu ko kandi gutya, uzane ukande hano handitse security gutya. Noneho ukomeze uscrolling umanuke munsi, tujyana akantu ku kandi guys, uscrolling umanuke munsi, umanuka ahantu handitse ngo your devices. Your devices ni ahantu haba hari
igikoresho cyose gishobora cyangwa se telefone cyangwa imashini n'ikindi gikoresho cyose cyaba kirimo account yawe ya email cyangwa se ya Google. Ni ukuvuga ngo igikoresho cyose kirimo account yawe ya Google uraza kugisanga hano handitse your devices. Okay, ni ukuvuga ngo hano rero tugiye kuhakanda, turakanda hano handitse 4 sessions, we haraba handitse 1 cyangwa 5 cyangwa 6 cyangwa 20. Ni ukuvuga ngo hano rero uraza kuhasanga liste ya account yanuze y'ibiko ya telefone n'amamashini arimo account yawe ya Google. Ikintu nyamukuru rero hano tugamije ni ukureba irimo account yawe ariko utayishaka cyangwa utayibuka. Turumvikana? Ikintu uri buze gukora rero, uraza muri iyi liste yizi devices zirimo account yawe ukuremo iyo ngiyo utibuka. Iyo utibuka yikuremo, wenda ni telefone wagurishije 2020, ni telefone bakwibye 2019, ni imashini wakoresheje wiga, ni ikintu cyose utagifiteho uburenganzira, uyu munsi gikuremo kugira ngo gitakaze access kuri account yawe ya YouTube na account yawe ya Google. Ikintu uri buze gukora, uraza urebe muri iyi liste yose nurangiza uvuga uti iyi telefone nayitunze kera ariko sinkiyifite, none kanyime access kuri account yawe kugira ngo urinde ya channel yawe. Noneho uvuga uti iyi mashini nayikoreshaga ku ishuri cyangwa se nundi muntu mushuti wanjye nasuye ndoginga in, none ntabwo mbona ntabwo tukiri kumwe, reka nkuremo account yanjye kugira ngo nitandukanye n'abantu bashobora kuba anytime yafata access kuri channel yanjye akayikuramo. Ikintu rero bivuze guhita ukora, tufata urugero ko ngewe ndi Pixel 3, iyi Pixel 3a ntayishaka cyangwa se nsanze wenda narayigurishije cyangwa se nsanze ariyo yanteza ikibazo. Muri iyi liste yose mbonye ariyo, ndaza mpite nyikandaho iyi Pixel 3. Wowe wenda tuvuga usanzemo indi telefone utibukaga, urayikandaho gutya, nurangiza urahita ubona aka kantu kanditseho sign out kuri iyo device ya kera, ya imashini yawe n'ikindi kintu. Sign out nicyo kintu uri buhita ukora, urakanda hano handitse sign out, ukore sign out ya email yawe uyikure muri iyi telefone. Ni ukuvuga ngo ngiye iyi Pixel 3 kubera ko nyikoresha ntago ndi buyikuremo, ariko wowe nuza gusangamo device udakoresha uze guhita ukuramo iyi device, okay, kugira ngo undi muntu waba uyifite ashobora kuba yifite atabizi atajya nayikoresha pe, ariko we kubw'umutekano w'agacano kawe nikamara gukura kugira ngo umuntu atazakigabiza uko yiboneye, yikuremo. Kandi hano handitse sign out uyikuremo. Numara kuyikuramo urareba neza muri iyi liste uvuga uti okay, noneho iyi mashini ni yanjye, iyi telefone ni yanjye, bivuze ko ari njye nyine ufite access kuri channel yanjye cyangwa se na email yanjye. Ibyo biraza kukurinda kuba wakwibwa channel n'umuntu utabifitiye ubushobozi. Wenda izagende niyagende cyangwa izindi zagenda, ariko bifitwe ku muntu ufite ubwo buhanga n'ubwo bumenyi bwo kuba yakwiba channel, ariko utazayibwa n'umuntu wa mayibobo cyangwa se wakuretse ugakomeza urera agacano kawe kakura kagera hanabona gatangiye kuzana udufaranga akagatwara. So guys, numara gukora sign out nta kintu kiri bube gisigaye, urabusigaranye email yawe muri telefone imwe na machine imwe cyangwa n'ahandi hantu hose hizewe uzi, hanyuma iyo uri bubone idafiteho access uyikuremo. So guys, ndizera ko waba ushoboye kurinda channel yawe ukoreshe ubu buryo. N'ikindi kibazo waba ufite n'ikindi wifuza kumenya, cyandike muri comment kugira ngo nakeje nzakikubwira. Ibi byose ni abantu baba bamimbaje. Ngenda bakunda, nitwa Gatari Fred. Niba video yakunyuze nizere ko wakanze like, yisharinge bagenzi bawe. Mbashimira cyane abantu bakomeje gusharinga, gushyira ku status yabo, ndetse n'abandi bakomeje kunsupportinga mu bundi buryo. Ukeneye products zitandukanye harimo ama ring light, ama microphone n'ibindi byose byagufasha gukora video nziza. Nk'iyi video nyikoze ninjoro, ariko urabona ko uko biri harimo akantu gasa neza. No kuvuga ngo wampamagara kuri nimero ndi bushyire muri description kugira ngo nawe ushobore kwigurira utwo dukoresho kandi ntukugezeho kuri make ahantu hose waba uherereye mu gihugu. So guys, ndabakunda cyane, reka dure muri video itaha. Mugire courage mu byo mukora, n'Imana izagira ibyibongereramo kubera ko ibona umuhate mufite. Ndabakunda cyane.